imico myiza. Yakundaga gufasha ababyeyi imirimo ndetse no guhinga akabishyiramo umuhate, akabikundisha n'abavandimwe be. Yagiraga ikinyabupfura, akubaha buri wese, agakunda gufasha bagenzi be. Yakundaga gusenga agashishikariza n'abandi bana bagenzi be gukunda Imana no kumvira ababyeyi. Yasaga nkaho ari mukuru kubera kugira abandi inama kandi atabaruta cyane. Yakundaga kumva misa kenshi. Yabaye umuhereza wa misa muri paruwasi yavukagamo. Ibyo byatumye akurana umutima ukunda abapadiri cyane, akumva nawe uwo muhamagaro awukunze. Muri iyo myaka y'ubuto bwe yitaga cyane ku nama yagirwaga n'umubyeyi we w'abatisimu, wamufashaga cyane kugira ngo bizamufashe kubona neza umuhamagaro we igihe kigeze, kugira ngo ahitemo kujya kwiga iseminari. Umubyeyi w'abatisimu yabigizemo uruhare rukomeye. Padiri Celestine yize amashuri abanza Mushishiro, iseminari nto yayize i Kabgayi mu 1962. Arangije icyiciro cya mbere yakomereje i Kigali ahari ubungubu Centre Pastoral Saint Paul, ahamara imyaka 3. Nyuma akomereza mu iseminari nkuru ya Nyakibanda mu 1968. Yaherewe ubudiyakoni i Rulindo ku itariki 15 Kanama 1973, ahabwa isakamento ry'ubusaserdoti ku itariki 18 Kanama mu 1974 i Kabgayi. Yari yifitemo imico myiza myinshi, akamenya no kwegera abihebye, akumva batereranywe kugira ngo abahumurize. Muri uko gukorwa ku mutima n'akababaro k'abandi, yarabakiraga, yarabasuraga, akabatega amatwi, akabona uko abakura mu bwigunge. Yari afite impano yo gushyikirana n'izo ngeri zose zitandukanye z'abantu bababaye, abifashijwemo no kwihangana n'umutima ugira impuhwe. Mu mibereho ye yagaragaje imigenzo myiza yamurangaga, ariyo ukwiyoroshya, l'humilité, ubutwari, le courage, ubudacogora, la persévérance, ibyishimo, la joie, n'isengesho rihoraho, prière continuelle. Yari umusaserdoti warangwaga n'ibyishimo, akamenya kubanira neza abantu, abana bato, urubyiruko, abakuru n'abageze mu zabukuru. Yari afite umutima wagutse, buri wese akawubonamo umwanya umukwiye. Ukwicisha bugufi kwe n'ikinyabupfura byatumaga abasha kwegera no gushyikirana n'abategerwa, abatereranywe, cyane cyane abakene, abageze mu zabukuru n'abandi bumvaga badakunzwe mu bandi. Yahoraga yishimye, akagira n'indoro nziza, yahoraga akeye mu maso, yahoranaga ituze mu mutima, bikagaragarira n'inyuma. Ariko byaba ngombwa akanarakara bikanaboneka. Yakundaga gushengerera isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, akabikora kenshi kandi akabiha umwanya uhagije. Ibi byamufashije gushishoza ku ngabire ndengakamere
yiyumvagamo yo gushinga umuryango w'abihaye Imana. Yakoreye ubutumwa muri paruwase zitandukanye zirimo Byimana, Muyunzwe, Iseminari nto ya Kabgayi, paruwase Kamonyi, yabaye muri paruwasi ya Cyeza no mu Nyakibanda yigisha. Yaje koherezwa gukora amasomo, kwiga mu masomo i Roma, yiga ibirebana na liturujia mu ishuri rikuru ryitiriwe Mutagatifu Anselme, aho yarangije ari umwarimu wa liturujia. Avuye kwiga i Roma, yakoreye ubutumwa mu Iseminari nkuru i Rutongo, akigisha na liturujia mu Nyakibanda. Nyuma yongeye kuba padiri wungirije muri paruwasi ya Byimana kuva tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani 1993, ari naho yakoreraga ubutumwa muri 1994. Padiri Celestine yakundaga cyane umubyeyi Bikira Mariya. Ibi bigaragarira mu kuba yaramwiyambazaga kenshi mu isengesho ry'ishapuri. Urukundo yari afitiye uwo mubyeyi utagira inenge rwatumye amugira umurinzi wa kabiri w'umuryango w'abarangarukundo. Abasaba ko bazajya bahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth Mutagatifu. Mu ruzinduko rw'uwo mubyeyi ujya gusura Elizabeth mubyara we, yabonagamo urukundo rukomeye kandi rwitangira abandi, bityo ashaka kururaga abagize umuryango w'abarangarukundo ngo nabo bazamufatireho urugero mu kwitanga ubwabo, bityo nabo bagomba kumwiyambaza kugira ngo abafashe mu butumwa bwabo bwo kurangiza neza iyo nshingano yo kogeza ivanjiri. Urukundo Padiri Celestine yari yifitemo yaruvomaga kandi mu ijambo ry'Imana no mu gushengera isakaramentu mutagatifu ry'Ukaristiya. Ibi nabyo byatumye Yezu mu Ukaristiya amugira umurinzi wa mbere w'umuryango w'abarangarukundo. Ntiyihunzaga ububabare bw'abandi. Umutima we wa kimuntu kandi wa gikristu wamufashaga kwegera abari mu kaga bakeneye kwitabwaho. Yahoraga azirikana uburyo Imana ikunda abantu, akagira icyifuzo cyo gukunda nkayo nubwo mu bantu bidashoboka. Yakundaga kuzirikana ivanjiri n'amabaruwa ya Mutagatifu Yohani Intumwa twifuje guhimbaza uyu munsi, bityo yaje guha umuryango w'abarangarukundo umurongo ngenderwaho cyangwa se inzira ngenzi ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Amahoro n'urukundo bimutuyemo mu bikorwa
yifuzaga ko ibyo bikorwa byakora mu mutima w'impuhwe n'urukundo rwa kivandimwe kugira ngo bahamye Kristo baje mu isi kubera urukundo rushyitse no gutanga ubuzima bwe mu burokore bose. Yaragize ati ijoro rimwe ubwo nari muri paruwasi ya Byimana, igihe nari ndyamye sinziriye mu nzozi niyo amagambo ameze nk'umuvugo cyangwa igisigo, naje gukanguka ndabyuka ndicara mfata ikaramu nandika ibyo niyumvagamo muri izo nzozi. Umutwe w'ayo magambo waravugaga ngo wampaye umwari wo gutegurira Imana uruhimbi. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuwa 15 Nyakanga 1975. Yari amaze umwaka umwe ahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti. Icyo gisigo kiri muri bimwe byamurikiye Padiri Celestini kugira ngo abone icyo Imana imuhamagarira, birangira ashinze umuryango w'abarangarukundo. Padiri Celestini yitabye Imana akiri muto ku itariki 24 Gicurasi 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yari afite imyaka 47, ariko nubwo Imana yamuhamagaye aracyariho iteka mu buzima bwacu bw'abarangarukundo. Aruhukire mu mahoro. Kristo Yesu akuzwe. Tubahaye ikaze hano muri Kiliziya Yezu Nyirimpuhwe ya Paruwasi ya Ruhango, aho hagiye guteranira kubw'umutumire bw'umuryango wacu w'abarangarukundo. Uyu munsi duteraniye muri iyi ngoro ntagatifu kugira ngo duture igitambo cy'Ukaristiya twizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Intumwa, we umubyeyi wacu yaduhaye ngo twigireho gukunda Yezu Kristo kuruta byose no kubwiga ingiro n'ingendo. Muri iki gitambo kandi turashimira Imana kubw'imbwabire y'ubusaserdoti yahaye umubyeyi wacu Padiri Petero Celestine w'inshuti, akaba yujuje imyaka 50 ahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti. Muri iki gitambo kandi turashimira Imana kubw'ubuntu yongeye kugirira umuryango wacu wo kwakira amasezerano ya mbere yo kwiyegurira Imana ya Novisi Hilariya Dusabirama uvuka muri paruwasi ya Kanyanza, n'aya masezerano ya burundu ya Mama Jeanne Niyigena. Murakoze, dukurikirana imihango.